ibihe byiza nanone inshuti bakunzi bacu ni Local Stories ya shene yanyu mukurikiraho amakuru yo muri aka karere ariko aba yakomeje kugenda aca ibintu avugwa cyane amakuru aba ari kugarukaho cyane. Ngiye kugaruka nanone ku nkuru n'ubundi nayo inacumbitse ubwo twari turimo tuyigarukaho, inkuru y'ikiganiro His Excellency Paul Kagame yagiranye na Jeune Afrique mu rurimi rutari urwacu tutisanzuramo, ariko nkafata umwanzuro nkavuga ni hano kuri Local Stories ngomba kuyizana yose mukamenya mu by'ukuri ibyavugiwe muri iki kiganiro ni ibiki. Tugiye rero kugera ku bibazo navuga bidasanzwe noneho byabajijwe His Excellency Paul Kagame. Ngira ngo twaherukanaga turi kuvuga ibya Uvira, ariko noneho hari ibibazo byajemo navuga bimwe bigiye binasekeje, ariko nanone ibindi bitanga ubutumwa bukakaye cyane u Rwanda rwahaye isi. Hari n'ubutumwa bumwe na bumwe bushekeje, hari n'amagambo amwe cyangwa se amakuru amwe namwe His Excellency Paul Kagame yagiye abika ahisha cyane, nko ku bibazo byamubajijwe abazwa ku by'u Rwanda, abaza ku bushobozi bwa Evariste Ndayishimiye, ku bya Jeune Afrique nako ku byo kuyobora African Union, abazwa ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi. Hari utuntu yatsimbye, ariko hari n'ibyo yabashije kuvuga muraza kwiyumvira mu by'ukuri ukuntu bimeze, ukibaza ibintu bimeze gute. Hari ikindi kibazo nabonye kirimo ubwenge bwinshi cyane, ndetse ubona yuko His Excellency Paul Kagame aha yatumeneye ibanga rikomeye cyane tutari tunazi. Ni ku bintu bijyanye na Joseph Kabila. Joseph Kabila uyu nguyu uri mu burasirazuba bwa Kongo ufatanyije na M23, yemeye yuko cyangwa se yagaragaje yuko afatanya na M23, ariko hari icyo yavuze kimuhuza n'u Rwanda. Joseph Kabila Kagame nyine hari icyo yavuze kimuhuza n'u Rwanda. Joseph Kabila muraza kwiyumvira mu by'ukuri ibintu biri harimo ibintu byinshi cyane noneho ku bijyanye n'ibihano, ku bijyanye noneho na Mozambique, ubutumwa bw'u Rwanda bakora muri Mozambique. Harimo ibintu byinshi cyane, ni ukuvuga ngo mwicare tuganire kuri iyi nkuru. Hari amakuru menshi ari kugenda avugwa dushobora kuza kugarukaho mu masaha ari imbere, ariko iyi nkuru reka tubanze tuyisoze cyane. Turaza kuvuga ku kijyanye n'ikiganiro Minisitiri w'Intebe amaze kugirana mu kanya kashize n'ibitangazamakuru, akavuga by'umwihariko ku kijyanye n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda. Abantu bamwe batangiye kubona yuko ngo u Rwanda rushobora kuba rugiye kumera nk'u Burundi ku bijyanye na peteroli, ariko abandi bakavuga bati ukurikije ukuntu yabivuze u Rwanda rufite ukuntu ruri sefu, ntago ruzapfa kunegekara mu bijyanye n'ingaruka zo kubura ibikomoka kuri peteroli, kuko urebye nk'ibigega bavuze ukuntu bingana uri kwita ubona ko ntago bisanzwe, ariko turaza kubigarukaho. Reka tubanze turangize iki kiganiro rero His Excellency Paul Kagame yagiranye na Jeune Afrique. Turagenda tuvuga ikibazo bamubajije nuko yagisubije, imitego uko yayiteguye, ndetse n'ukuntu yagiye ashyiramo kwa kuntu kwe ajya anasetsamo, atebya asetsa. nyine si ugutebya byo kudabagira, ahubwo hari ukuntu His Excellency Paul Kagame mujya muganira akaba ataguteza irungu ukaba wasekamo. Twagiye tugeze ku kibazo cya Uvira, reka dukomereze rero kuri iki kibazo kindi. Jeune Afrique iti kuwa 22 Mutarama 2026 ambasaderi w'u Rwanda i Washington DC yavuze yuko u Rwanda rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano. Ahangaha abantu bose rwose bahise babisobanura yuko ukunguka ari ukwemera ko ingamba zanyu z'ubwirinzi zisobanuye yuko ingabo z'u Rwanda nta kabuza ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baramubaza bati wemeranya n'ubwo buryo abantu babisobanuyemo? Uri kumvamo umutego ukomeye cyane. His Excellency Paul Kagame abanza kuwutegura, ariko ahita atanga igisubizo ati ibyo birumvikana. Ingamba z'ubwirinzi zishatse gusobanura iki? Zisobanuye yuko ari ukurinda ubutaka bwacu hamwe n'imbibi zacu ku buryo nta watugirira nabi. Bisobanuye yuko kandi hari uburyo bwinshi cyane burimo gukoresha ibikoresho byacu bya gisirikare, kohereza ingabo zacu ndetse n'ibindi. Muri make ntabwo mbona ikintu kitumvikana ahangaha.
niba kurinda imbibi zacu bisaba ko umwanzi agomba kuba ari mu birometero 5, ibirometero 10 cyangwa ibirometero 20 kure yazo, ibyo ni ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma rero reka tureke gukomeza kurebera ibyo bintu mu buryo bumwe. Kuki tuvuga u Rwanda gusa mu gihe ruhanganye na guverinoma iri gukorana na FDLR, hanyuma yo ntihagire icyo tuyivugaho? Ntidutekereze yuko nzakuraho ingamba zanjye, oya, ntutekereze ko nzakuraho ingamba zanjye z'ubwirinzi mu gihe utari gukuraho ibibangamiye igihugu cyanjye, icyo bita gukurira inzira ku murimo. Ati ntubitekereze rwose. Ni nkaho yahaye ubutumwa Tshisekedi ati uramenye, ntuzatekereze ko nzakuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe ugikorana na FDLR, mu gihe ukindwanya, mu gihe ukigaragaza ko undwanyije. Barongera bati ese ubwo ni Jeune Afrique, ese uburyo bwo gukemura ikibazo burashoboka mu gihe buri ruhande u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukoze ibyo rusabwa? Ahangaha Jeune Afrique yateze umutego nayo, ni nko kuvuga ngo ubundi tuvugishije ukuri ibintu byose mwasinyiye nimuramuka mubikoze bizanoga, bizarangira neza. His Excellency Paul Kagame mu magambo make ati kubahiriza ibisabwa niwo mutima w'amasezerano ya Washington hamwe n'andi yayabanjirije. Ibintu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kubahiriza namba. Bivuze iki? Namubwiye ngo yego cyangwa hoya, ariko amumenyesheje yuko mu by'ukuri we wagira ngo neza yanakuyeho, nta nubwo ategereje kuzabona Kongo ibyemera, kuko yaranabyanze kuva na kera. Mbese nta n'icyizere afite cy'uko Kongo izagira gute, izabyubahiriza. Ndaza kubabwira mu kanya mu bijyanye n'intwaro rero kuntu akantu ngo ka drone kari gukoreshwa muri iyi minsi, ngo kubera iki, ngo muraza kumva. Hano harimo ibintu byinshi. Nuko yashubije icyo kibazo. Ikindi Jeune Afrique yamubajije ni ikigira kiti, wakomeje kuvuga yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikorana na FDLR, ni ayahe makuru bifiteho? Hanyuma kandi ikigereranyo cy'abarwanyi bavuye mu Rwanda bakoze jenoside ni bangahe? Wakomeje kubivuga, ariko banze yavugaga wakomeje kubigaragaza ibya FDLR. Ese ubundi umubare wabo u Rwanda murawuzi ni bangahe? Ese noneho hano Jeune Afrique yanateze umutego ivuga ngo abakoze jenoside ni bangahe. Bivuze ngo irimo iravuga ko ababa bari muri FDLR ni umutego. FDLR batakoze jenoside batari ikibazo. Sinzi neza nimba uri kumva icyo kintu. Ahangaha ikinyamakuru cyateze umutego ushaka kugaragaza ko umuntu utarakoze jenoside uri muri FDLR nta kibazo ateye. Ariko se koko nibyo? His Excellency Paul Kagame yabivuzeho iki? Yavuze ati iyi mikoranire ikomeje gukomera kurusha ikindi gihe. Ahangaha muraza noneho kumva mu kanya munsi ku kibazo cya wa muhungu wa General Habyarimana, gisa naho hano yarabaye nk'ugisubirizamo, ariko yaje kongera kukibazwa. Ati iyi mikoranire ikomeje gukomera kurusha ikindi gihe. Naho ku bijyanye n'umubare w'ibi byihebe, nta mikino yahise bihita ibyihebe. Ati ikibazo si umubare, bashobora kuba amagana cyangwa ibihumbi. Icy'ingenzi nicyo bifitemo ingengabitekerezo yabo, hanyuma no kuba bashyigikiwe na guverinoma ya Kongo. Arongera ati ibyo ubwabyo bituma bateje ikibazo gikomeye cyane kuri twebwe kuba bashyigikiwe na Kongo nyine. Arakomeza ati uramutse witaye gusa ku mibare nyamukuru, ku mubare nyakuri wabo, hari ibintu by'ingenzi wirengagiza. Hari itandukaniro mu mubare riri hagati ya FDLR na ADF, umutwe ingabo za Uganda zimaze igihe kinini zirwanya ku butaka bwa Kongo ku masezerano bagiranye na Felix Tshisekedi. Ahangaha His Excellency Paul Kagame ni nkaho yavuze ati kuki abandi babemera kujya kurwanya ibyihebe byabo cyangwa se bituruka mu bihugu byabo, twe bakaba batanatwemerera kujyayo.
kubera iki? ngira ngo murabizi n'u Burundi bujya kugaragaza yuko buri mu gihugu cya Kongo bavugaga ko bagiye kurwanya abarwanya ubutegetsi bwabo. Dukomeze. Ikindi kibazo Jeune Afrique yabajije no kuvuga ngo gusa guverinoma ya Kongo imaze igihe kinini ivuga ko ishaka gushyira iherezo ku bikorwa bya FDLR kandi ivuga ko ibifitemo ubushake. Ubwo bari bagikomeje kuri iki cya FDLR. His Excellency Paul Kagame ati hanyuma umusaruro ni uwuhe? Nkaho yakababajije ati igihe bahereye bavuga ko bari kurwanya uwo mutwe bageze kuki? Ko n'ubundi bagikomeza n'ubundi ku Rwanda rugikomeza kugira guhura n'ibyo bibazo. Arakomeza His Excellency ati mu bice bigenzurwa na M23 bari gukora akazi keza pe ko kurwanya uyu mutwe w'abajenosideri kandi hari umusaruro bitanga. Ariko se muri Masisi na Warikare n'ahandi bagenzura na FARDC hagenzurwa na FARDC ni ibice byuzuyemo abarwanyi ba FDLR. Ikinshishikaje si ukuvuga gusa ni ukuri kw'ibibera hariya. Urumva aravuga ati mu bice FARDC igenzura byaracyari ikibazo. Wumva uko yakomeje ikibazo rero. Bahise bongera baramubaza bati urugendo ruheruka i Kinshasa rwa Jean-Luc Habyarimana umuhungu wa Jeune Afrique wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwanyu, rwanenzwe na guverinoma yanyu kubera iki? Kagame bamubajije kubera iki guverinoma rura rugendo rw'uriya muhungu mwarunenze, kuki mutarwishimiye? Reka wumve icyo yabasubije. Ati niba umuhungu wa Habyarimana atangiye kungukira mu bufasha bwa Tshisekedi, ubufasha bwa Kongo n'umutungo wayo wose, ni gute yaba umuntu udakwiriye kwibazwaho? Can you imagine? Can you feel okay? Igihe umuhungu wa Habyarimana yatangiye kungukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuri Kongo, kuri Tshisekedi n'abandi. Arakomeza ati Tshisekedi ari kugerageza kumukoresha mu icengeza amatwara ryo gufasha FDLR ndetse no kubaka abantu bayishyigikiye mu Bufaransa, aho uyu muhungu uyu muntu atuye hamwe n'ahandi. Ati kuki ibyo byarenzwe ingohe? Nka rero Kagame ntago ibyo yabyihorera. Nuko yanagisubije. Jeune Afrique iti kuva umujyi wa Goma wafatwa muri Mutarama 2025, M23 yakunze gushinzwa guhonyora uburenganzira bwa muntu, igashaka ngo abantu bayiyungaho ku ngufu. Utekereza yuko uyu mutwe ufite ubushobozi bwo kuyobora neza aka gace ugenzura kurusha guverinoma ya Kongo? Kagame mu magambo make ati ibi birego nabyumva mu gihe ibintu byari bimeze neza muri Goma mbere ya M23 kwihagera. Ikindi kandi biteye amatsiko, ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ntabwo byakundaga kuvugwa icyo gihe. Ukuri ni uku nguku, ibintu bimeze neza kurusha mbere, buri wese afite uko abyumva, gusa ibintu ni byiza i Goma n'i Bukavu. Kagame nuko adaciye ku ruhande nuko yasubije. Jeune Afrique iti ubona yuko imipaka yawe itekanye ubu ngubu kuva M23 yahagera? Kagame ati nta gushidikanya rwose, abantu babyemera cyangwa se batabyemera, mu bijyanye n'umutekano ni ibintu byigaragaza. Muri make impinduka yacu imipaka yacu ihana imbibi na DRC iratekanye. Jeune Afrique iti mu gihe gishize intambara yo mu burasirazuba yari iyo ku butaka, ubu ngubu ibintu biri guhinduka, aho hatangiye gukoreshwa drone ku mpande zombi, FARDC ndetse na M23. Ibi bintu ntabwo biguteye impungenge?
mwumve iki kibazo neza nuko yagisubije ati mu gihe gishize intambara yo mu burasirazuba yari iyo ku butaka, ubu ngubu ibintu biri guhinduka aho hatangiye gukoreshwa drone ku mpande zombi FARDC na M23. Ibi bintu ntabwo biguteye impungenge? Wumva aka kantu cyokoze Jeune Afrique icyo nayikundiye ntabwo yamushinjije iti hagati ya FARDC wenda na RDF yavuze na M23 kandi abandi ngira ngo bajya bavuga bati ni u Rwanda. Kagame rero yagisubije ati mu magambo make ati kineye impungenge cyane nuko aya makimbirane yakomeza, ikindeba kandi kitureba twese ni uburyo bwo kuyarangiza, naho iby'intwaro birashoboka yuko n'izirenze drone zishobora kuzamo. Ati ntago dutinya intwaro. Ubwo wenda Jeune Afrique yavugaga iti wenda izo za drone nizi zishobora no kuzaza gutera u Rwanda. Kagame ati ntago rwose ibyo ntago biduteye impungenge pe, n'ibirenze drone bizaza. Jeune Afrique iti mu gihe amahoro agarutse utekereza ko ari nde ukwiriye kuyobora ibice bigenzurwa na M23? Nkumve neza aha hantu ukuntu Kagame yasubije. Kagame ati ntabwo mbizi, ikindi ntabwo mbyitayeho cyane, ntabwo rwose bindeba, icyo nshaka nuko uyobora wese aka karere atadutera ikibazo tukabana mu mahoro, nta kindi. Ikiriho nuko ibice bigenzurwa na M23 bitakirangwamo ikintu kitubangamiye, kandi mu buryo bumwe ibyo nibyo dukwiriye, ariko ndabizi yuko atari ryo herezo. Haracyari byinshi cyane byo gukora yaba mu burasirazuba ndetse no muri Kongo yose, kugira ngo ntihagire n'umwe uba uteye ikibazo umuturanyi we, by'umwihariko u Rwanda. Niyo mpamvu tutazigera tudohoka ku bijyanye n'umutekano wacu. Icyo bisaba byose, ati icyo byasaba byose tuzakora ku kijyanye no kurinda umutekano wacu. Nka rero ahangaha biravuze ngo Jeune Afrique yasubijwe amagambo akomeye cyane. Yavuze ko yabwiwe ko cyangwa yaciriwe amarenga ko n'isaha niyo M23 cyangwa se n'abandi banyekongo bashobora kuzanakomeza bakabanakuraho ubutegetsi. Kongo yose bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga gukuraho n'ubwo butegetsi bwa Tshisekedi. Aha turacyakomeje. Arakomeza ati kuba Joseph Kabila yaragaragaye Goma byaba bivuze iki? Byaba bivuze ko mwabyemeye kandi ko mumushyigikiye? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Wumva ukuntu His Excellency Paul Kagame yagisubije. Jeune Afrique yamubajije ngo kuba Joseph Kabila yaragaragaye Goma byaba bivuze yuko mwabyemeye kandi ko mumushyigikiye? Iyo bavuze kubyemera biba bivuze ngo yaba yaratambutse aho. Kagame yahise abisubiza direct adaciye ku ruhande. Ati abashaka bose kugira uruhare mu rugamba rwo gutuma Kongo itekana bahawe rugari. Kabila yakoze amahitamo ye, ikibazo cy'urakizi. Guverinoma ya Kongo iri kumukurikirana, yakatiwe igihano cy'urupfu, imitungo ye yarafatiriwe, kandi nanone arifuza guhangana n'ikibazo ari mu gihugu cye. Sinumva impamvu namwima inzira. Ntabwo byaba bisobanutse. Bivuze ngo hano His Excellency Paul Kagame yemeye neza yuko Kabila yagiye muri Kongo aciye mu Rwanda. Exactly. Direct. Haje ikindi kibazo gikomeye cyane rero. His Excellency Paul Kagame Jeune Afrique iramubaza iti iterambere ry'u Rwanda rishingiye ku isura nziza rufite mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'imiyoborere. Ntabwo mubona yuko ibihano bya Amerika n'Uburayi bishobora kwangiza iyi sura? Kagame ati ntabwo isura nziza rwose ishingiye ku ngingo zibogamye, ahubwo ishingira ku kuri. Ni iki nakora kugira ngo
nsigasire isura nziza yanjye. Ese ngomba guhagarara nkarebera mu gihe hari ibintu biri kwangiza ibyo isura yanjye yubakiyeho? Iyo igihe utekereza yuko naba ndi kurinda iyo sura, ese nkwiriye guhitamo kurinda isura yanjye nanga kurwanya ibyo byatuma ahubwo dushyirirwaho ibihano, ndetse nkihanganira iryo terabwoba? Amahitamo aragoye ariko arasobanutse. Aha bamuteze umutego wo kuvuga ngo u Rwanda rucuruza tuwarizime, rucuruza iki, mbese rucuruza serivisi, ibyo ngibyo byo kujya kurinda umutekano tugiye kugarukaho mu kanya. Harimo baramubaza bati ese ntabwo bizangirika? Kagame ati no, amahitamo yanjye naya kandi byanga bikunda nzakomeza kuyaharanira. Ubundi nicyo ashatse kuvuga. Ikindi kibazo ati ntabwo dufite impungenge, ariko hagati aho ibibazo bigiye kurangira n'ibisubizo, muguma aha ngaha, ibisigaye nibyo byiza, nibyo biryoshye. Jeune Afrique iti ntabwo ufite impungenge y'uko ibihano bizongerwa nk'uko byasabwe na guverinoma ya Kongo bikagera ku bigo by'ubucuruzi by'u Rwanda bifitanye isano na leta cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi nka Christophe Venot? Kagame ati ntabwo mbizi, guverinoma ya Kongo niyo mvano y'ibibazo byose turi kuvuga, ariko nanone abahitamo gushyiraho ibihano bashyiraho bashingiye ku mpamvu zabo ndetse no ku nyungu zabo. Gushyiraho ibihano ntabwo bivuze yuko biboneye, babigushyiraho kuko udahuje n'inyungu zabo, babishyira n'inyungu zabo babishyiraho. Ikintu kimwe kigitabwa, ikintu kimwe kitagibwaho impaka ni iki ngiki: ntuzagerageze ko nzasaba imbabazi, ntuzategereze ko nzasaba imbabazi cyangwa se nzemera ibihano bibogamye byashyizweho hashingiwe ku mpamvu ntumva. Kumva icyo kintu ntabwo bibaho ko ku mpamvu ntumva nagira icyo ngira gute nemera. Ku mpamvu numva rwose ntabwo bishoboka. Twihute cyane. Baramubaza bati ese u Rwanda rushobora guhagarikirwa inkunga mpuzamahanga? Kagame ati twahuye n'imbogamizi nyinshi. U Rwanda cyari igihugu gisa naho kitakiriho, uyu munsi ni igihugu kiriho. Twarokotse ibyo ikindi gihugu kidashobora kurokoka. Ni nko kuvuga ngo ntabwo dufite ubwoba. Ikindi kibazo kiti hari gahunda y'ubuhuza bwagizwemo uruhare na Afurika imaze ibinyacumi by'imyaka ikorwa, ariko kandi nta na rimwe yatanze umusaruro mu gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni iki gituma umugabane wa Afurika ubura ubushobozi bwo gukemura iki kibazo? Ngo turi kugenda dusatira iby'inaha muri Afurika, ibibazo by'inaha muri Afurika, ubwo hazamo Burundi mu kanya. Kagame ati ntabwo mbizi, hari ibintu byinshi cyane Afurika ihura nabyo inanirwa gukemura, harimo n'icyo ngicyo. Ibibazo byacu rero byinshi ni twebwe twabyiteye, kandi nubwo twaba dufite ubushobozi bwo kubikemura ntabwo tubizi cyangwa se tubikora nabi. Kumva neza, uri kumva? Ati ubwo byagiye biterwa n'impamvu zitandukanye, wabona tunabikora nabi. Ntabwo yigeze yikuraho cyo koza ikibazo, yagaragaje ko Afurika ari twe. Ntabwo yajya avuga ngo wenda ni abandi bakabaye babikemura. Oya, ni umutego atari kugwamo. Nawe yabyishyizeho, kandi koko nibyo, ni umunyafurika exactly president. Uyu mugabo azi ubwenge. Ikindi kibazo bati ese intego yanyu ni ukuba igicumbi cy'ahantu hatunganyirizwa amabuye y'agaciro aturuka mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko ababibashinza bakunda kubivuga?
ikibazo gikomeye. se Kagame yasubije iki? Ati u Rwanda rwamaze kuba igicumbi cy'ibintu byinshi cyane harimo n'igicumbi cy'ubukungu. Kuki kuba igicumbi cy'ibijyanye n'amabuye y'agaciro byaba ikibazo? Ni gute ibi biba ikirego? Tubwirwa ko turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera dushaka amabuye y'agaciro, ariko kandi ku rundi ruhande dufite amabuye y'agaciro mu butaka bwacu mu Rwanda. Ku rundi ruhande yego duhaye ikaze amabuye y'agaciro aturutse mu mahanga. Amabuye y'agaciro kandi nanone aturutse muri Kongo anyura mu Rwanda mbere yo kwerekeza i Dubai, mu Bufaransa, mu Bubiligi, Hong Kong n'ahandi. Kuki u Rwanda ari rwo rutoranywa rwonyine rukavugwaho? Tugira uruhare mu kugaragaza inkomoko y'amabuye y'agaciro. Dushobora kugaragaza buri kimwe cyanyuze hano n'icyahasigaye. Twakwerekana inyandiko zibigaragaza, gusa mu bigaragara bahitamo gukomeza gukwirakwiza ibyo birego. Nka rero ikindi kibazo kiti ese Ndayishimiye twageze mu Burundi sasa rero. Ahangaha noneho mu Burundi Kagame niho ubundi yatangiye kuryohereza cyane, hahandi natangiye no guseka. Bati ese Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi yatorewe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Gashyantare muri manda y'uyu mwaka umwe, ushyigikiye ushingiye ku mubano ugoranye mufitanye n'uyu muturanyi. Ese ni ikibazo kuri mwe? Hanyuma ni iki mumwitezemo? aha byakomeye. Kagame ati aya ni amakuru meza rwose kuri we, kandi nicyo nizeye nuko azageza Afurika ku bintu byiza. Ahangaha wagira ngo birarangiye, ariko reka wumve ibikurikiraho. Ku gihugu cye no kuri twese, niba afite ububasha, niba afite ubushake n'ubushobozi ni byiza. Uri kumva? Ati niba afite ubushake n'ubushobozi ni byiza. Niba atari uko biri, akangaka kumve neza, niba atari uko biri tuzabyitaho igihe nikigera. Bivuze ngo rwose azakora ibyo ashaka, bigenze uko ashoboye, nimba afite ububasha n'ubushobozi ndetse anabikunze, ariko nibinamunanira u Rwanda nirugerwaho ruzabishyira ku murongo. Njye nicyo numvishijemo, wowe wumvishijemo iki? Umva aka kana ati aya ni amakuru meza kuri we, si n'amakuru meza kuri twese. Ubwo niko ashatse kuvuga. Kandi icyo nizeye ni uko azageza Afurika ku bintu byiza, ku gihugu cye no kuri twese. Niba afite ubushake n'ubushobozi ni byiza, niba atari uko biri tuzabyitaho igihe nikigera. Uvuga ngo u Rwanda ruzagera igihe rubikurikirane, Burundi nibinanirwa. Ikindi ku mubano w'Urundi na Kongo bamubajije abati umubano mufitanye n'u Burundi uteye ute? Kagame mu magambo make ati mutuze, ntacyo gutangaza. Aha hantu nahise numvamo ikintu gikomeye. Muribuka ubwo His Excellency Paul Kagame yavugaga ngo ibihugu, ngo hari igihugu ngo birimo biragenda bimera neza, ngo hari ukuntu biri kugenda neza. Byanahuriranye n'igihe Olivier Nduhungire yavugaga ko bamaze iminsi baganira n'abantu bo mu Burundi, nyuma yaho bikaza kudogera Evariste Ndayishimiye yabivuzeho, bikaza kuba bibi. Aha His Excellency Paul Kagame hano yamaye ubutumwa bubiri. Yamaye ubutumwa buvuga ngo aba bantu no kuvuga n'uburyo ibintu tubimezemo aho tubigeze, nabonye bahita babihindura uko babonye. Nabonye bahita bashobora no kujya hari bagahita bavuga bati ibyo wenda yavuze aranabeshya, kandi wenda banabigeze kure pe. Ariko nanone arongera ku rundi ruhande ndavuga nti ubu nyine nabo ntago ari amakuru yo gutangaza nyine cyangwa bikunda, ariko urumva ko ikirimo hari ikiri gukorwa hagati y'umubano w'u Rwanda n'u Burundi. Twakomeje
jeune Afrique iti u Rwanda ruvuga ko rwiteguye gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique aho zigira uruhare mu kurwanya umutwe w'ibyihebe bishamikiye ku mutwe wa Islamic State mu gihe umuryango w'ubumwe bw'uburayi utaba wemeje inkunga y'amafaranga yo gushyigikira ubu butumwa. Bati iyo gahunda irakomeje. Mbese uyu munyamakuru ari kubaza ibyo gukura ingabo muri Mozambique bimeze biti. His Excellency Paul Kagame rwose yabisobanuye neza cyane mu magambo rwose navuga yumvikana kandi ahagije. Ati twatanze umusanzu wacu muri Mozambique mu myaka hafi 5 ishize ku busabe bw'ubuyobozi bwa Mozambique kugira ngo kandi dufashe mu kugarura umutekano muri Cabo Delgado. Twakoze ibishoboka kandi nanone ibintu byarahindutse ku buryo bugaragara, ariko ese birumvikana yuko tugomba kwishyurira iyo serivisi dutanga? Ese birakwiye yuko twitanga tukigomwa hanyuma tukanishyura n'ubwo bwitange? Iyi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero zitangwa n'Uburayi si impuhwe bagirira u Rwanda, ahubwo ni impuhwe bagirira Mozambique. Arakomeza ati twishyura inshuro 4 cyangwa se inshuro ayo mafaranga kugira ngo ingabo zirenga 5,000 zikore kariya kazi, hakiyongeraho n'abapolisi mu gihe ubushobozi bwacu ari ubw'igihugu gito inshuro 3 ugereranyije n'intara ya Cabo Delgado. Ibigo bikomeye mu bijyanye n'ingufu bikorera muri kariya karere nka Total, Exxon Mobil ndetse na cyangwa se ENI ngo bigomba gushaka uburyo bwo gutera inkunga gahunda z'umutekano bikeneye. Umutekano ugira ikiguzi nubwo utitabwaho ugereranyije n'ishoramari. Arakomeza ati ibi bigo hamwe na guverinoma ya Mozambique bigomba kwirengagiza kwirengera iki kiguzi, cyangwa se guverinoma ya Mozambique ntibishaka umutekano ntabwo numva impamvu nahaguma nimba ntabwo ishaka cyangwa se Mozambique ntabwo ishaka umutekano, ntabwo numva impamvu nahaguma undi munsi. Arakomeza ati abanyaburayi bafata miliyoni 20 z'amayero ku mwaka nk'aho ari menshi, ndetse bakibaza niba u Rwanda ruyakwiriye. Igisubizo cyanjye kiroroshye, uko ibintu bimeze muri iki gihe nta mpamvu yo kuyaduha niba nta muntu wishyuye ibigenda muri ubu butumwa kugira ngo uburambe twiteguye gucyura ingabo zacu. Nuvuga ngo nimba nta wishyuye ibi ngibi rwose RDF irava muri Mozambique, nicyo kintu yavuze. Barakomeza baramubaza ikindi kibazo kisa nkacyo bati ingabo zanyu ziri mu butumwa bwa Loni muri Central Africa ndetse na Sudani y'Epfo, mwaba muri guhura n'imbogamizi nk'izi ngizi zo muri Mozambique? Kagame ati oya, ariko naho nituramuka tubonye ko duhari bidakenewe, byaba bidakenewe n'ibihugu dukorana cyangwa se na Loni, tuzagaruka mu rugo umunsi ukurikiyeho. Ni ibintu byoroshye, ni ukuvuga ngo gatoya bakivuga bati rwose nitubashaka ni direct no guhita bafata indege ya mbere bantabanaza. Niko His Excellency Paul Kagame yavuze. Tugeze ku bindi bibazo rero navuga nabyo bisa naho birimo akantu. His Excellency Paul Kagame baramubaza bati mu Gushyingo 2026 hatangajwe amatora ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OEF. Mwatanze umukandida wanyu Louise Mushikiwabo, mu gihe Felix Tshisekedi nawe yatanze umukandida we witwa Juliana Lumumba. Ese ntabwo bamufite ko umwuka mubi uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushobora guhungabanya aya matora? Kagame magambo make ati yego
niko nanjye mbitekereza, ariko nanone ni ngombwa yuko hagomba kugira utorwa. Nabonye Tshisekedi ari gukoresha imbaraga nyinshi cyane mu gushyigikira umukandida we, kandi ni uburenganzira bwe. Ashobora ndetse no gutanga abakandida babiri rwose aramutse abishatse, ibyo ntacyo byamuhungabanyaho. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo azabibara uko abibonye, ibyo bazahitamo nyine, uwo bazatora aba ari we bazatora. Ubwo nimba Louise Mushikiwabo ataratanze umusanzu ngo bawubone, bazamusimbuze. Urebye ubundi niko yakavuze. Ikindi kibazo bati, ese biracyashoboka yuko wowe na Felix Tshisekedi byazagera aho mukumvikana? Kagame ati ahari birashoboka, ahari ntibishoboka. Nta kibazo na kimwe mfite rwose ku kuba ibyo ngibyo byabaho cyangwa se bitabaho. Ndatuje muri ibi bibazo. Ngira ngo murimo murabyumva. Ni nuko nguko dusoje iyi nkuru. Mu kanya ndaje mbagezeho ibijyanye n'ukuntu u Rwanda ubu tuvugana rushobora kuba rugiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane cy'izamuka ry'ibiciro, cyane cyane ku bikomoka kuri peteroli.